hari abagore batari bazi yuko burya umugabo warya cyane. Nicyo kibazo nacyo nahuye nacyo. Abagore rero bamenye yuko burya kumba umugabo wanjye arafudura ntabwo akoramo gusa, nabo byarabagoye. Ariko ko nta muntu urabura umwanya wo kurya. Ni gute ushaka kuvuga ngo umugabo yabuze umwanya wo kwirongorera umugore, cyangwa umugore yabuze umwanya wo kurongorwa n'umugabo we, ko nta urabura umwanya wo kurya? Uvi wanyu wajyagaye, wari ugiye gukora iki? Ntabwo ari uguteka no kurya kubera ko no ku kazi, none se kuva ku kazi wariye. Bivuze ngo aho warya hose warya, ariko icyatumye ugira urugo nuko hari ikindi washakaga. Icyo rero nacyo wakagombye guha umwanya wa mbere kurusha ibindi byose. Iyo cyabuze rero sasa nipata ngumi, ibiryo byashize mwamaze, wese wagurutse ukajya kubikorera. Abana bakeneye inkweto, maze nimukajye mune kubera nyine cyabuze. Twongeye kubashimira abakunzi bacu bo ku Isezerano TV. Turagarutse muri bya biganiro byacu, nkuko bisanzwe kenshi ni ijambo ry'Imana, ariko nkuko mubibona kuri kamera ntagiye kure, mwabibonye ni Eliane. Iyo mvuze Eliane ngira ngo abenshi muramuzi, bumva company y'Imana, kandi ubasanga hari umuntu utazi company y'Imana. Eliya, company y'Imana ni iki? Company y'Imana ni urugo. Company y'Imana ni urugo. Imana ijya gukora urugo yarabanje iricara itekereza ku mushinga wayo, iwigaho neza, umva ifata ikaramu n'urupapuro irandika kabisa, irashushanya, irangije hita ihamagara guverinoma yayo yo mu ijuru, irayibwira ati tureme umuntu mu ishusho yacu. Bivuze ngo rero yo ntago yahubutse nkuko njya mbona uyu munsi hari abahubuka bagahurira mu kabari bagahita batahana, hari abahurira muri roge bagahita batahana, hari abahurira muri bisi ngo bagahita batahana. Oya, Imana yo yaraplaninze, ikora ABCDZ, irangije ihamagara na guverinoma yayo, yabwira ati 1 2 3 100 tubigenze gutya. Kandi kugira ngo bibe byiza cyane agomba gusa natwe, iramukora imushyira hariya. Arangije ngere bwira guverinoma ati murabona bikwiriye ko aba wenyine, urabona atabura ikintu, buri wese ati araburaho ikintu. Imana iti arabura umufasha, ihita izana n'umufasha, irambwira ati mugende mwororoke, mubwire isi, mukorere ibira biti biri hariya, mutunganye ziriya mbuto ziri muri la jaride, mukorere ari amafi, mutunganye ziriya nka, mugire gute, ibaha imirimo. Ngo rero urumva ko ni company ndetse nini cyane, kuko urugo rushinzwe ibintu byinshi. Jewe n'uwanzanye cyangwa se jewe n'uwo navuyemo, babandi babiri Imana yaremye basa nayo, bagomba kwita ku rugi ruri mu nzu, ku ntebe iri mu nzu, ku isafuriya iri mu nzu, ku mbeba iri mu nzu, kuri marijo ziri mu nzu, ku rushishi rurimo. Ariko urushishi ntago runyitaho, imbeba ntago yanyitaho, nta nubwo rwose n'umuserebanya ntiwanyi, ariko jye mwitaho. Umwana uri muri urwo rugo ntago yanyitaho, ariko jye mwitaho. Urugi ruri mu nzu ntago runyitaho, ariko jye ndwitaho. Rero ndi umukozi muri iyo company. Jewe nshobora kugenda ngakubita umutwe ku rugi, ntago urugi rumerekeza kwa muganga kamema. Umwana wanjye yamaye akantu, niwe ubaza ikintu agahita gusubiza ngo kamema. Rero karadufashe. Ntabwo urugi runkubise ngo nsaduke umutwe rumerekeza kwa muganga, ariko jewe iyo ndukubise rugacika mpita nirukanka njya nijyana kwa muganga, nkazana rwo nkarujyana, kuko jye ngomba kurwitaho. Intebe nyicayemo ikamvuna, ndajya kwa muganga, nimva yo nyijyane nayo ku muganga bayisane cyangwa se ngurindi. Bivuze ngo rero jewe ndi umukozi muri iriya company, kandi birimo byose ntago ari ibikozi muri company. Muri iyo company rero hari ubwo na mu minsi ishize bamwe cyangwa se bajyaga bavuga ko company zitameze neza, ariko ngira ngo hari ikintu iki cyorezo cyazanye, bituma tugira lockdown. Muri lockdown abantu byabaye ngombwa ko abantu noneho bicara hamwe mu rugo, wa mugabo utahabaga, wa mugore utahabaga, noneho bicara hamwe bamarana hafi ukwezi kurenga bari kumwe. Noneho muri nzi ko abantu benshi bubatse basigaye bakugisha inama n'iki.
ni iyihe experience cyangwa se ni iyihe shusho wavanye muri iyi lockdown ukurikije ibyo abantu bagiye bakuganiriza mu ngo zabo uko byari bimeze se nta byabaye byiza byabaye bibi byari bimeze bite? Navuga ngo byabaye 50-50 kuko abenshi byabaye byiza n'abandi benshi byabaye bibi. Umugabo yabaga ahangaha atazi yuko umugore we wenda urugero agira umwanda kuko yatahaga agasanga ibintu byose yabishyize ku murongo. Hari umugabo wabibonye. Noneho hari ikintu muri mentalite z'abagabo bahani wacu bishyizemo cyo kumva ko we asanze igikombe cyandura atandara yatagikuraho. Ubwo agahita avugira nabi cya gikombe kiri mu nzira. Akumva ko niba asanze umwana utumyira twamanutse atafata agatambara kamuhanagura hagahita atuka umugore. Hakuburere kuntu uyu mwana asa ese umumaze iki muri uru rugo. Byabayeho cyane. Hari abagore nabo batari bazi ko abagabo babo bagira umushiha. Bari bamenyera kubabona amasaha make ku munsi. So kwirirwana nabo byarabagoye. Hari abagore batari bazi yuko burya umugabo warya cyane. Nicyo kibazo nacyo nahuye nacyo. Umugabo yabaga ku kazi akarya muri restaurant saa sita akaza nimugoroba yataha wenda agacasamo weya agafata akabroshete n'akantu ko kunywa akagera mu rugo hari ikintu yibitseho imbere y'imbavu noneho yagera mu rugo agakoramo utuyiko tubiri cyangwa se akarura nyine gisirimu kumbe yaruye gisirimu kumbe yaraho yanyuze hano yaciye noneho abagore rero bamenye yuko burya kumbe umugabo wanjye arafudura ntabwo akoramo gusa nabo byarabagoye. Hari n'abandi bagabo batari bazi ko ibiryo barya bitekwa n'abakozi. Hari abagore batari bazi ko mbese ni ibintu byinshi cyane byagiye bibaho. Hari abagabo batari bazi ko abana babo bakubagana. Hari abagabo batari bazi ko mbese n'utuntu twinshi bagiye barebaho. None ugasanga rero barashwanya. Kubw'amahirwe navuga ngo ni amahirwe nagira ubuntu ko nanjye umugabo wanjye muri iyi lockdown yabaye open. Nanjye naratunguwe muri lockdown. Ntabwo ari bo batunguwe gusa nanjye naratunguwe. Mbere najyaga mbwana abantu baransaba ko wazabaho ikiganiro akambwira ati ndi busy. Ngira ngo nawe wigeze kukimusabanga kanga akabwira ati ndi busy. Ariko muri lockdown yarantunguye arambwira ati sheri waruzi ko numva noneho ndi tayari gutangira kwigisha. Ubundi bisanzwe mu rusengero arigisha cyangwa se twakoze nka conference ashobora gutanga inama bamubaza ibibazo akagusubiza muganira ngira ngo wowe uramuzi bihagije ari open ariko kuba yajya kuri social media byari bitarabaho cyane ko n'abantu bamukubazaga ari benshi cyane. Hari n'abasigaye bambwira ngo kera baranyangaga ngo bari bazi yuko umugabo wanjye yagowe ngo none ngo kubera ko umugabo wanjye yaje kuri social media barambabariye ngaseka kuko giye rero ari ukuntu nitere ibintu byose ndabyakira. Nanjye mu batunguwe naratunguwe nanjye sinanizi ko umugabo wanjye azi kwigisha bigeze hariya on social media. None ayo mahirwe nagiriwe muri lockdown nuko babagabo bampamagaraga bambwira ibibazo narabakiraga nkanabafasha kugera ku bagore babo. Noneho nanjye abagore bampa bya bibazo bafite ku bagabo babo ngahita mbwira ntibambwese ko ugiye kumfasha mfasha hano. For sure yafashije ingo nyinshi cyane muri iyi lockdown. Yafashije ingo nyinshi hari n'abagabo benshi babohotse kubera we. Noneho ni naho yahise avuga ati no niba mbashije gufasha abantu kuri telefone bisanzwe ubura koko hanze online barankeneye benshi. Nubwo buryo yahise noneho aba open ajya kuri social media. Rero navuga ngo iyi lockdown yatunguye abantu mu buryo butandukanye. Hari uwamenye ubwiza bw'umugabo we cyangwa umugore we, hari n'uwamenye ububi bwe. Ariko ikintu giyewe muri lockdown nakomeje kubabwira narababwiye ngo managinga ubwo bubi bwa mugenzi wawe. Uko wabana na crise ukayimanaginga, uko wabana n'amafaranga ukayamanaginga, bari kumanaginga na character z'umugore cyangwa z'umugabo wawe zitagushimishije. Kubera yuko muri ya management ni naho uzamuhindurira. Ariko ntago uzamuhindura kubera ko washinyitse cyane wagize ushaka kumukubita ikofa akagukubita irindi. Wamukubita umugera akagukubita umwuko. Ubwo si wahomba cyane ninde. Ingumi n'umwuko hababaza iki? Umwuko usatura umutwe.
ubwo rero ikintu mbatoza ni ukubasha kumanaginga kamere yawe na kamere ya mugenzi wawe ukabasha kubiteranya ukabibyazamo icyiza ukabibyazamo ikibi. Yego. Ubwo se muri make dushaka kuvuga ko wenda iyi lockdown ishobora kuba yarasize hari ingo zubakitse kurenza uko zari zimeze zitazi uko zihagaze. Hari nyinshi yasize yubatse kimwe nk'uko hari n'izindi yasize isenye. Natangajwe no kubona abantu b'abagabo muri lockdown atinyuka agatuma umugore n'abana akajya kwinjira undi mugore ngo ufite amafaranga menshi ngo arabona iyo nzara yo muri urwo rugo atarihanganira. Nkibaza ngo ese wa mugore n'abana hasize bo abasigiye nde? Nkibaza ngo ese ko wowe utinya inzara uri mukuru izi mpinja zo ziramera zite? Hari n'abagore nabo bataye abagabo n'abana muri lockdown bajya iwabo ngo reka inzara yo muri urwo rugo ntibayihanganira. Rero byabaye 50-50 ariko ndahamya ko lockdown yabaye isomo. Ubu icyo tugomba gukora no gukora cyane hari abajya bavuga ngo uriya muntu n'umutekamutwe we tuyiteke cyane ahubwo twirinde ko yapfuba. Tuyiteke cyane ndetse niba ngombwa tuyikarange ariko tubashe kugira gute gukura amaboko mu mufuka twige no kuzigama kuko ubu nagasomo nyine no ruganda Imana ducishijemo wo kugira ngo tumenye ngo nababandi bajyaga bumva yuko atakuba ku rugo rwe pastor ataje kumusengera, atakwiyunga n'umugore abahanuzi bataje, atakwiyunga n'umugabo atagiye mu rusengero kurarayo gatatu. Ubundi baza ko nta muntu uri mujya mu rusengero. Tubanze duha agaciro urusengero rwacu rwo mu rugo mbere yo guha agaciro ari amazu twubakisha intoki zacu hariya twita ku itorero. Hariya tujyana y'ibyiza ntabwo hariya dukwiriye kujyana y'ibibi dukuye iwacu. hari wenda inyigisho ujya utanga abantu bamwe bagasanga comment wenda ziri negative ni nyinshi ariko mu by'ukuri wasesengura ku rundi ruhande ugasanga ibyo wavuze ni ukuri. Ubwo nshatse kuvuga nk'abantu baba bagushinja wenda ko uburokore bwa wenda babugerwa ku mashyi ariko mu by'ukuri ugasanga ahubwo hari ibyo urimo wubaka. Ubwo impamvu mbivuze mbanze kubisasira kubera ikibazo ngiye kukubaza. Hari inkuru nyinshi zagiye zicicikana muri lockdown cyane cyane abagore bavuga ko bari barabuze abagabo babo hariya mu gikari batari bakibabona nyine mu buryo bwo muri Minisiteri y'Ububanyi n'Urukundo bari barababuze none bakavuga ko basigaye bababona neza igihe babashaka ko ahubwo batekereza ko abagabo babo bashobora kuba barabacaga inyuma. Ariko nge nkibaza ese buriya nabagabo bashobora kuba barabacaga inyuma cyangwa nta rubwo abagabo bashobora kuba baraburaga n'umwanya kubera akazi kenshi wenda no kuza n'ama stress n'ibiki? Ariko ko nta muntu urabura umwanya wo kurya. Ni gute ushaka kuvuga ngo umugabo yabuze umwanya wo kwirongorera umugore cyangwa umugore yabuze umwanya wo kurongorwa n'umugabo ko nta urabura umwanya wo kurya? N'abajya bambwira yuko ngo uburokore bwanjye ngo bugeze ku mashyi cyangwa se ngo bwenda gukendera. Mpora mbabaza ikibazo kimwe. Uvi wanyu wajyagaye? Wari ugiye gukora iki? Ntabwo ari uguteka no kurya kubera ko no ku kazi none se kuva ku kazi wariye. Bivuze ngo aho warya hose warya ariko icyatumye ugira urugo nuko hari ikindi washakaga. Icyo rero nacyo wakagombye guha umwanya wa mbere kurusha ibindi byose. Sibyo? Kubera ko iyo cyanagenze neza niho n'umugisha w'urugo uboneka, niho amahoro mu rugo aboneka, niho ibyishimo biboneka, niho. Iyo cyabuze rero sasa nipata ngumi ibiryo byashize mwamaze wese wagurutse ukajya kubikorera abana bakeneye inkweto maze nimukajye mune kubera nyine cyabuze. Ubwo rero niba byanze bikunze hari racine principale. Nta giti kitagira racine principale. Igihe wamaze gutema racine principale y'urugo rwawe menya yuko n'amashami aruma. None se ko kitakivoma amazi amashami aratoha gute? Imbuto zirera gute? Abantera amabuye nyine nuko cyane cyane mbona ko ari n'abatarashaka cyangwa se ari babandi nyine babatwariraga uhasanga niba umugore wa Evode yabonye inyigisho ikamufasha uwashakaga gutwara Evode arantuka ntabwo akikubonye. Madamu yamaze kumenya icyo agomba gukora. Uwashakaga kuguca inyuma akagutwara madamu ari buntuke kuko Evode wamenye icyo uri bukore.
wamenye neza ko iriya racine principale nutayivomerera byanze bikunze igiti cyawe kiruma. Kandi urukundo rutavomereye inshuti y'umusaraba reka na musaza wawe ntago ari ibyo wakabaye waragumanye na musaza wawe wajyaga hese. None se ko hari abavuga ko wenda bashaka kuba barabaga bize mu kazi bakabura umwanya wo kujya, ahubwo ko hari umwanya noneho bari babonye wo gukosora ibyo byari byarafutamye. Okay, noneho dusabe leta isubizeho kujya kurya mu rugo saa sita. Noneho batange konji yo kuva saa sita abantu batahe bajye mu rugo barye baryame bagaruke mu kazi saa 8 saa 9 basi baze gutaha saa 4 z'ijoro. None ikibazo ni akazi. Oho, kera se ko ba data bahingaga bakahiga bakacuruza bakagira gute ba mama bakavoma, ntabwo urwo rugo rwubakikaga. Ariko hari nubwo bageze aho bakavuga ko ahubwo noneho byabaye too much, byabaye byinshi, ko ahubwo noneho babimaze kurambirana kubera ko birwana n'abagabo babo. Ni ukubera gahararo nyine, ntabwo rega barimo bakora urukundo barimo barahararana. Nyine nga bya bindi ngo yarabageni ngo baba bahararanye ngo ariko ngo bura ngo ihangane ngo nyuma y'ukwezi kumwe ngo bura ngo azaba ngo amaze kuguhararuka ngo atuze. Ako gahararo se nta rukundo rurimo nagahararo. Nukuvuga ngo njyewe wacu uyu munsi duharaye kurya ifiriti gusa. Ubu ngo none wacu duharaye kurya makaroni. Nuho ngo mufite ikintu muharaye muzagira n'igihe mu gihararuke. Agahararo nyine murabyumva nawe. Ibyo byenda bangosherishira n'agahararo. Ntabwo urwo rwari urukundo, nta nubwo nabashimira nabo bakoze ibyo. Kuba twari muri lockdown ni normal. Ni ibisanzwe twebwe ku giti cyacu byari nkuko tukari dusanzwe no mu kazi. Isaha yaravu isaha yo gukina n'abana niyo gukina n'abana, isaha yo guteka niyo guteka, isaha yo kureba amakuru no kureba amakuru, chaque chose a son temps. Hezo ubwo no bacaga bakurirana bagaruka aha. Ubwo ntushaka kubuteje abagore abagabo ko igihe nanone izo nshingano zishobora kuba zongeye kuba nyinshi bazajya bavuga ko babanza kunyura hirya kugira ngo ubundi rero reka nkubwire. Inka y'umuntu ni uyiragira akamenya naho yayiragiye akamenya yuko inahaze cyangwa ishonje. Bizanze bikunze niba uyicisha inzara izajya kona. Kandi ubwo iyo mvuze gutyo simbwiye abagore gusa n'abagabo ndababwiye. Ubusa abagore bangahe bashobewe bibaza niba baranashatse cyangwa batarashatse. Se iyo ubona umuntu w'umugore akubwira ati jewe maze imyaka 6 7 Imana n'uyu mugabo ariko sinzi kurangiza icyo ari cyo. Ubwo si ikibazo ni umugore cyangwa ni umugabo. Bivuze ngo ndababwira bose. Gaburira neza ihene yawe, gaburira neza inka yawe, sino iramena ikiraro. Kandi nimena ikiraro ntusakuze baranaguca amande ahubwo nibagufata. Inama nabaha ya mbere nje njya nkunda kuyihera urubyiruko kuko abashatse bo bamaze kurenga ihaniro. Ni bake babasha kumva bakanaca bugufi bakumva inama. Ariko urubyiruko niba ugiye gushaka, banza umenye ngo mbese ngiye gushaka kubera ko nkeneye aho ndara wenda iwacu bari bandambiwe, ngiye gushaka kubera ko nkeneye uwo ntegeka nanjye, ngiye gushaka kubera ko nkeneye uwo nzajya ntangakinguza isaha nshakiye, ngiye gushaka kubera ko nari nkeneye imodoka nkaba mbonye umugabo uyifite, ngiye gushaka kubera iyihe mpamvu. Nkeneye kubaka, nkeneye kubyara, nkeneye kugira urugo. Ese urwo rugo intego ndufitiye ni iyihe? Ese icyo nifuza kugeza kuri urwo rugo ni ikihe? Ese ninsanga mugenzi wanjye wenda urugero hari ibyo atujuje nzabigenza gute? Ese ninsanga mugenzi wanjye uko namukeka gatari ko ari nzabyitwaramo gute? Nzahita mutangiye kumucitinga, nzahita mbese ubanze umenye ngo ni iki kinjyanye muri rugo. Ubundi iyo ugiye muri business ugenda uteganya ibintu bibiri, kunguka cyangwa guhomba. Nubona yuko umushinga wawe wawize nabi ureke hakiri kare. Ariko niba ubona wawize neza, go ahead. Turagushimiye. Murakoze cyane Vode.